Jessica turaziranye. Jessica reka nkubwize njye nakubwiye ngo nitwa Vanessa ntago nitwa Jessica. Umwana wanjye tata genda uzane ibiryo gusa hasigaye uze usase turyame. Umva rero nkubwira ndi kukurota reka ngomeze nkurote usoroma ibimusumba kwihanganira ibimutokoza wa mugabo. oke tugende mu rugo nta kibazo njye kwisuhuriza umuntu. Aiwe uzikari mabuja direct niwe kabisa mana we yuwe ndibaza niba uri umukozi cyangwa uri umusasi. uri muzima muri umutwe wawe cyangwa uri umusasi? ariko umukozi gusa ahubwo vuga uti umukozi mu kazi ahubwo ndareba akanyibutsa yakanogwa pe aya kanogo yazutema ahubwo wayasize hano nsanga ushaka kuncumiza wo nsanga ushaka kuncumiza ahubwo yafata ugiye kuyabika. yiwi hakuri muzima cyangwa uri umusazi? nsomere sutiye arikira aho ngaho utakomeza kujya uyazana ukabika no kuyandagaza gutya uzi ko nanjye umuriro urarya none si ndareba ugasanga ngenda nabyihorera koko utasiga ahubwo n'abandi bagabo bayabonye urabona batakuburanya koko mabe yatari imamo y'Imana nganda ntabwo ndebye yawe narebaga basize hano nganda ndakumva. wangecuwe uzigiye wampereye ariko niko iyo wifatwa kira umwana ubuzi yuko uri ariko ugira ubwenge je narakubajije ngo niyihe gahunda yakuzanye mu rugo rwanjye sibyo none utangiye gufata umwana wanjye ukamutuka umwana wanjye yagutwaye iki yagukoze iki ku buryo wifata kumva yuko ugomba kunukira umwana uko wiboneye. ntabwo nigeze mbikora ariko ntabwo ngo iki genda kubajije ngo umwana wanjye wamuhoye iki wamuhoye iki yagutwaye iki nise nabamutukira uriya mwana se murangana ku buryo umubwira amagambo angana kuriya murangana. jewe nizere ko kuvuza mu rugo rwanjye narakubwiye ijambo rimwe nakubwiye ijambo rimwe sinzi niba ukiryibuka niba utanakiryibuka umbwira nongere ndigusubiriremo sibyo uriya mwana wamuhoye iki? ntabwo nigeze mutuka twari turimo tuganira gusa nta nubwo twigeze dutongana ndetse niba yashatse kunteranya njye nawe ntabwo sinigeze mutuka ku buryo aza ndiriraho ngo wamututse kuganira byonyine bivamo gutukana. kuri sinzi impamvu ibyo bintu yabikoze none arakubeye umwana wanjye ndamuzi umva nkubwire mata umwana wanjye ndamuzi sibyo nige wamwibyariye nta nubwo yatinyuka kuba umva ntago ashobora kuza kungwa kubekire kuko ibintu byose mwabiganira twaba kuba dutongana muzizi iki ngende kubaza ngo yakubeshye no kuntu mwikundana no kuntu mbona ngo umugira ute umwikundira uyu mugabo nakataraza zakazana uri kizima cyangwa uri kirwaye nicyo nakubajije neza sakoshi n'ingofero itaguhumura ndavuze ngo sohoka we usikora guhaye jari kwiyongeraho jabana wowe nta soni neza sakoshi yanjye sohoka nganda garuka hano garuka kakumengereza se ntabwo uri kumbona garuka hano Rame vayo hano karamitswe mbone kanogo yagiye bagiye kwituma niba ibyagiyemo sindabizi bonya gwe hano amerewe nabi ambwira ngo niba yiri bijyaje simbizi niba ari umwanda ndabizi. Teka bwa mbere n'ubwanyuma ntiwemerewe gukandagiza ibyo binono byawe ngo ni ibirenge muri iyi nzu uri kunyumva? Ubwa mbere n'ubwanyuma nyumva neza ntiwemerewe kuzana ibyo byamvagara byawe by'byenda unyicarira mu ntebe nzaje nicara iyo sukari ninde wayimenya aho ngaho ninde wamenye isukari hano? Kanogo nureba n'udukati ari ntabwo ari ngutu cyangwa tureba se iyo migati ni kanogo cyane wamaze kwishwa intago reka da ntabwo ari rero reba ko ataramenyo ye usaya namenyo yanjye usureba ayamenyo ukasanga amenyo kuko yarumyano amenyo urayagira wagutuma amenyo wazana
ayanjye nariye uyamera nk'imbeba yashonye ariko turaye bataramenya ya kanogo yangaya. oya wamwikundira ukamutuka mwene kariya kageni namututse nuko ese nabamuhora iki ko tansuzugura ko niyo namubwira ati mereza icyo kimpereza hari umwana muzima nabamuhora. ese ubundi umwana wamubazaga nuwahe Jewe uwo mwana numva waciye ibintu nuwahe ugira abana reka da narindi kumubwira cyagenge untuma ku muhanda akana twahuye kari gafite akagurudumu kari kugenda gacunga mu muhanda igare rituruka higira riramukuru nakawe se reka da nuwaha muri karitsiye ndanamuzi se nanjye nashungereye nk'abandi reka nkubwire wa mugore we narakubwiye ngo sinzi niba uri umugore sinzi niba uri n'umukobwa sinzi niba uri n'umukecuru reka nkubwire ijambo rimwe hano ni iwanjye sibyo ndagucumbikiye ntuncumbikiye niba wumva udakeneye kugenda munsi y'amategeko munsi y'ibirenge by'amategeko yanjye sibyo uzafata inzira usubira aho wavuye ugiye kuntesha umutwe nugiye kuzansaza uziko ugiye kuzansaza uziko iminsi mike umaze hano sigaye numva mu mutwe wanjye nazi ukuntu bimeze ibi ni ibiki ibi ni ibiki ibi ni ibiki niyo misi yakuzanye wanjye kunsaza nibyo byakuzanye basi muhamagara uzo bimubaze mubaze iki yaje andirira atari uko ababaye ahubwo ngiye birancanze kuntu twari turi kuganira duseka nambwira inkuru zaha muri karitsiye kuntu yahise abihinduramo yuko mututse ngenda umva bincanze njye nakubwiye ngo ndakwiyamye ku mwana wanjye cira birarura niba ushaka kuba iwanjye nabikubwiye haba utuje ngiye kumbabara ntabwo nzongera kuganira nawe nkubabarira iki wakoze iki ese ko wumva twaganire bikaba byabaye ikibazo nuko ndanamukumbuye kubera ko ndiye kukakata nganda ndavuze ngo ziba haguruka uzane torosho hanagure aha hantu wakandishije ibyo birenge reba inkweto uba wambaye aha hantu urebye inkweto uba wambaye ikoze none se kuko mutaguze urangite ngo ngende nkatego gatoya n'amatorosho y'abantu ahubwo wazanye ikanzu ya nuza yakano ukazana nyirankotsa nyawe yo ntarakubita umuntu isute wahoze wihumurizanye kwereke nikumbishe neza n'izina ntabwo nari nzi ko witwa nyirankotsa nyawe ariko zibi ni ibiki uratinyutse umvuza no mwizina oya niwe ubivuze ngo nyirankotsa nyawe sinari nzi ko witwa nyirankotsa nyawe ahubwo isubiremo ngo nyirankotsa nyawe ntavuga izina ryawe rya nyirabuja ngenda vuga mabuja nyirankotsa nyawe sibyo nibikureba ntabwo ni izina ry'umugabo yaguhaye ngeze imbizi rwose aho uvuka simbazi ugiye kurizwa n'iki ndabizwa nuko niba uvuka muri Nyaruguru simbizi ibyo se nibiki ugiye kurizwa n'iki kubera ko uri kumbwira ngo mvuge nyirankotsa nyawe ubuzi urambwira ibyo bintu ngenda bizi ubisubiyemo kandi wari wavuze ngo mvuga mu izina reka da subisubiyemo mabuja ntabwo navuze nyirankotsa nyawe niwe ubivuze genda uzane turashutunganya ngaha kano haguruka akanogore njyewe nawe ambwira ukuntu asiga anyanyagije isukari niwe wangize amahoro hano ni njyewe se ko njye ndi umuryango haguruka se zane torosho uhanagura hanga uzane n'agatambaro uhanagura hawe wicaye isigara binkinira muri salo wagira ngo ni imbeba ziba zashotse kandi sinange banamusabye ikiganiro asasanga nibereye mu mirimo akaza akanganiriza nanjye kubera ko mama nari nk'umwana tukiganirira ikibazo si ukuganira abandi baganira batukana abandi baganira barwana ko aricyo kibazo gihe mfite ukuri ntabwo twigeze dushwana ntabwo twigeze turwana pe kandi ubyumve wenda sinzi ibintu umwana yapanze sinzi nuko yabigenjeje ariko nta n'ikibazo twagiranye nta jambo ribi namubwiye nawe nta kintu kibi yambwiye twari turi guseka ahubwo ubwo dushyira umutima hamwe ni ukuri nta kintu kibi nta n'ikibazo mfitanye n'umwana waritonda nta kosa nakubwiye ngo ibyo uzakinisha byose ibyo uzakina nabyo byose ntuzongere gukina ku mwana wanjye utazongera gukina ku mwana wanjye bikazaba bibi wa mugore we bikazaba bibi ubwa mbere n'ubwa nyuma sinzi ese ubundi mujya kuganira ibiki wowe nawe murangana imyaka ufite niyo wafite
niwe waje unsanga rega singewe ubundi muganira ibiki njye mfite amatsiko yo kumenya n'ibyo mwari muri kuganira ni ibiki muganira muganiriza ibiki muraziranye inkuru zo muri quartier waje umubwira urazimurusha uri mushyashya hano quartier ntuyizi ntunayimenyereye niba wagiye no kuri boutique wari ufite ibikujyanyeyo sibyo wasaka kubibwira umwana wanjye ushingiye ku basi mumbabarire ntabwo nzongera buri gihe ni kuvuga sibyo ariko nakubwiye ngo uzongera ukina ku mwana wanjye uwo munsi nibwo uzabona uwo ndiwe Ngenda ari gukora pe. So umwere wagusabye ko nona muke. Kigi kokondre cyane cyarapfuye. Enye. Kokondre enye. Yiwe. Jojo. Ndakubwiye ngo korope. Ninde bakubwiye ngo korope? Nakwiyamye kuva ryari gukoropa. Nakwiyamye we. Bitunengeje mu. Uri guca urwara. Watendetse amaguru kundabo. Ubwo siko ntakubonye. Urabona umwana wanjye ugomba kumuvuna umugongo. Siporo washaka gukoropa. Bano koropa cyumuza kamwe ngashaka koropa hano ngaho. Akurusha ubwenge. Akurusha ubwenge kurya utuma umwana wanjye akoropa. Nawe nivuzivuzi ryawe ugira umunwa shaho wagira ngo ntakindi uramye muretse bigambo haguruka korope haguruka so korope ako mama zuba icara hariya nawe hari gukoropa agaho hasiri banga pa we mbese uri kuri mukoresha tizi nundi munsi nkazongera kubona Jojo ari gukoropa ninjye nawe Yarakete yashizemo narangize ngo giye kumburanya kubera ko wowe ukoresha rakrete kuko umwana wanjye uri gukoropa rakrete wayibitse ngo akunda avune ku mugongo atazakura ngo areke nawe akigoryo umuhungu arakushuka agira ngo gukinagaze hamwevugishwa arakoropa ntibagarure ihete se nyine ako mama ntabwo ari amakosa ye ngomba gukoropa ukicuza sindi umukobwa si inshingano zayo imirimo y'umukobwa iyo umuhungu ni iyihe sinshingano z'umukobwa nzongera kukubona akazi kawe ni ukubyuka ukoga niba hari icyo ufata ukagifata ukajya ku ishuri wavayo ni ukuza koga ukarya ukaryama wabyuka ukajya mu makayi uri kunyumva urajye sundi uvuye nicaye yari munsi y'igiti uvuye kuyerera none uri kumva ko ugomba gutaha mu nzu nicaye yari ko hari munsi y'igiti nta hantu nigeze reka mubwire Fabien kuva waza muri uru rugo nta mahoro nigeze ngira waraje urugo rwanjye urarusenya rurarangira sibyo ariko reka mubwire uyu munsi niwo wa nyuma ntabwo uri kwinjira muri uru rugo ntabwo uri bunyinjirire mu rugo ntabwo uri bwinjire mu rugo hari ikintu kibi nagukoreye ahubwo se ni igihe utakoze ni igihe utakoze ibintu byose ungerekaho kuko kubiza ari ikintu na kimwe mba nakoze ngaho ngo nibyo amafaranga ngo ngana mu inzoga ngo ngaho ibiki n'ibiki hano muri uru rugo ari ikintu nakora
ese kubera iki musuzugura umuntu waba uri mu bibazo cyangwa aje kubasaba? ibibazo byawe ntabyo nkeneye kumva. Njye nakubwiye ko ibibazo byawe ni imitwaro yawe, wiyinzanaho rero, sibyo? Buri muntu afite umutwaro we, sibyo? Icyo nkubwiye cyose singushaka iwanjye. Ufashe ikizi gukora pasi n'ubundi ndarangije. hari ikibazo sakira kuba ufashe zanahundi urana wakigomba koko bigashoboka kandi wagiye ubyibura ko nzajya mbikora byibura nzajya mbikora uko akazi naje nsaba muziki se ariko kazi memberwa gukora nta kibazo rwose ahubwo ndetse hanze gute ko nari nabakora ikibuga Ese kari kwa kwiyenza ngo makuru. Kanogo hano karame mabuja Kanogo karame mabuja ese waje mbona nta kibazo ibyo nagutumye waje iyi nabizanye undebere mabuja nabizanye ni ukuri hano ninde ukubwiye gukoropa wowe ninde ukubwiye gukoropa mbese ko iki nyine nabonaga hasa nabi kandi nabonaga bimugoye ndamufasha mbese wabonaga weta umugongo atabishobora numubwiye ngo akoropa hanga ni wowe bimubwiye numubwiye ngo akoropa ni wowe bimubwiye ni wowe ariko ubundi nkwibarize komera ukayeza ari umugabo cyangwa ari umusore yeze umugore abaho mabuja kuba nandi gukora akazi umwembera ni ikibazo guhembera nakubwiye ngo iki nakubwiye ko akazi ko gukoropa kata kureba ako mama ziba ujye ukora indi mirimo yose gukoropa ni byande Nibyanjye. yego ejo sinkeneye ziba buretse munyumve neza sinkeneye kuzarya ibiryo watetse uvuye mu matorosho iyi ngegera umunsi byayina mama basa banjye ukubita nanjye uretse undebere cyoboka nagakubita kono kaba kitambye kuba nyamugize neza deriye kararize eyiwe ararize di mbese bakora kuri gakwari bikemukira muri George eyiwe ngaho di ubu ndagukubita ukaririra rimwe kono kaba dekurira umwana rekura nyokose cyakora mabuja washinze gisigacu nako ntacyo uvuze ngo ikiwe wakanoboriwe nkora akazi uvuze ngo iki kano uvuze ngo iki mbwira icyo uvuze Uranyumva? Sinongera no kubona ukandagizamo uturenge twawe hano. nta kintu bitwaye reka uwanzanye abanzaze ansezerere Umugabo wawe yakuzanye agusezerere, sibyo? rwose yasezerere nigendere Nakubwiye ngo ni umugabo wawe nako nihabara ryawe uraritegereje rigurushye usohokemo hano, sibyo? none se umuntu wangiriye neza nasohoka ntamusezeye koko naba afite umutima wa kimuntu Ntabyo nkeneye kumva ibyo ngibyo uri kumbwira byose, sinkeneye kubyumva. Icyo ntashaka ni uko mbona uzamukina Isikariusi wanjye, sibyo? Sinkeneye kukumva. Ugenda ujye kumutegerereza hirya ariko kuko ninkubona winjiramo hano turabonana njye nawe turabonana. Wabonye uba hano ngufata neza nkufata nk'umugore mugenzi wanjye, sibyo? Ariko ibyo byose wararenze ukumva ko ugomba kunteranya n'umugabo wanjye. njye nigeze guteranya hehe wamfashe neza hehe uretse kumbeshyera no ku Ntabwo nigeze ngufata neza. Subiramo numve. Ngo ntabwo nagize gute? byihorere basi Oya subiramo iryo jambo. Niryo nkeneye kumva. Ntabwo nagize gute? ese ubu wirirwa umbeshyera ko ubu ibi ni ibintu bunkorera Ariko se tuvugishije ukuri. Buriya mbamubeshyera. ukuri kw'Imana Mbamubeshyera wowe. urambeshyera Njye nanga yuko wigira akana keza kandi utari keza.
ntabwo uri keza habe na gato. umubyeyi wampaye agahinda Sibyo. ibibazo nifite nabyo ubwabyo bigiye kunyica. Ntabyo ufite kuko yabaga wari ubifite ntabwo ari kuba uri mu mayoga wirirwa mu tubare pfiriye, sibyo? koko nibyo nanyweye inzoga. mwana wanjye ubonye ukuntu so nta rukundo agira, yanyicishije agahinda, anyicisha agahinda kugeza ubwo mvuye muri uyu mujyi. warabibona? Musama ko nta kintu mfite cyo gukora. Meze nk'uri ku isi itagira izuba, ndi mu kwezi gusa rwose ubu nta kintu mfite cyo sinzi n'ikintu nakubwira. nanjye ntacyo mfite. papa we yanyicishije agahinda ku buryo yahasanye iriya shorekeye, azana iriya ndaya ye ayishyira ahangaha irindi y'indoga, ndagenda mva mu buriri. ariko agenge ngomba guhora ndi iruhande rwawe nkaguhorera. Nase ubundi muntu undi ko aho uri ubayeho aho ndi ndaho, kandi nta kintu nabona nakubwira usibye ko aho ndi ndishimye. nta kibazo pe ndaza kuguhorera, ndaza gushaka uburyo mbigenza, ariko ubu ngubu nta n'uko ndi gutekereza. mwana wawe umva, kugira ngo njyewe nze n'ahangaha nuko ari we wenyine. umutima wawe urabizi neza ko nizere ko ibyo nakubwiye wabyumvishije, sibyo? Si wabyumvishije? Ana. Karame. ariko se wa mugabo wambabariye basi ugafata njyewe ukankoresha icyo ushaka ariko ukandekera umwana. uwo mwana nta kintu n'iki na kimwe azi, nanjye ubwanjye nta na kimwe kunyicira umwana se birakungura iki? wakabyara wambabariye koko. ngiye kuguhorera, ngiye gufata uriya mugore uretse wowe wenyine hano, ngiye gufata uriya mugore, ngiye gufata kariya kana ke, ngiye gufata uriya mugabo, yewe n'undi azashaka bose nzabica ku buryo uzasigara ahangaha wenyine. Nasema uzabikora udahari, uzajya uhora witsimbye n'abaturanyi ko nta nubwo bazajya bakubona. ngo iki? nzabikora kandi ku buryo uzasigara wishimye ufite amahoro ahangaha. ibyo urabizi? Ndi hano njyenyine. uri hano wenyine uzaba wamaze gukura. abo ngabo se uzabakorera iki? nzabica bose nta n'umwe nzasiga. Muzabica? nzabica bose nta n'umwe nzasiga.